Rwanda ni kimwe mu bihugu bikora ikawa nziza ku isi. Ariko se iki gituma ikawa y'u Rwanda iba idasanzwe? U Rwanda rufite ubutaka bwiza n'imisozi miremire. Ibi bituma ibiti bya kofi bikura buhoro bikabyara ikawa ifite flavor nziza cyane. Ikindi gituma ikawa y'u Rwanda iba nziza ni akazi gakomeye k'abahinzi. Batoranya imbuto nziza bagasarura ku gihe gikwiriye. Nyuma yo gusarurwa, kofi inyura mu buryo bwo kuyitunganya neza. Aha niho flavor nziza itangirira kugaragara. Nyuma y'urugendo rurerure niho kofi igera muri coffee shop, aho barista ayitunganya ikavamo ibinyobwa biryoshye. Iyo unywa ikawa y'u Rwanda ntunywa ikinyobwa gusa, unywa amateka, akazi k'abahinzi n'umuco w'igihugu.